umugabo umwe yaje gucuruza ubuki butangaje bwiza cyane. Yageze mu ishyamba, hari ubuki bwitwa imbigo, ubuki bwiza cyane. Agezeyo ati ubu buki ntabwo ndabusiga. Ashaka icyo arabuzanamo arakibura, arakibaguza. Ashaka ibibabi by'ibyatsi byitwa ibigaragara by'iwacu, hari ibiti bigeraga amababi meza. Maze yari afite akenda, yari akenyeye n'igikabutura cye gishaje cyari kiraho, cyarabaye ikutu, ibikabutura bya kera. Maze aragifata igikabutura cye, afunga imashini amaguru, ayazirikaho umugozi, arayadadira, asasama ibibabi, asukamo ubuki. Aba arabuzanye rero. Dore bwari ubuki bw'igitangaza mwabana. Ubuki abutereka mu isoko. Arahamagara ati bavandimwe, noneho bwa buki mwe mwarabuze. Dore nabuzanye rwose. Bwa buki bwitwa bwo nakuye mu mbigo, nabuzanye rwose. Abari barabubuze bose barahurura, none burihe? Ntabwo ari ngobo. Barebamo bakabona n'ubuki, ariko buri hehe? Mu gikabuto. Mbabaza ikibazo, ubuki se ubundi si ubuki nyine? None bwazize iki aho buri? Ikibazo cyavutse. Nshuti zanjye, ikintu kiraho kidakwiriye kuba gihinduka iki? Umwanda. Mbese uraho ugomba kuba uri. Imana ikubona ko uraho ugomba kuba uri. Amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Ayo mategeko mvuga ni ay'uburyo bwose. Ndatangirira ku mategeko y'ubuzima bwacu. Hari amategeko y'ubuzima mu mirire, mu minywere, mu myambarire, byose bifite amategeko abigenga. Umwambaro ushobora kukwita izina cyangwa ukakwambura izina. Ushobora kwambara umwambaro runaka, ndibirirwe barabaza bakavuga bati uyu ni, kubera umwambaro wonyine. Ntabwo abasirikare tubabwirwa nuko bari ku ntambara, tubabwirwa nuko bambaye. Ntabwo abapolisi tubabwirwa nuko bafasha abantu cyangwa bahagaritse imodoka, tubabwirwa nuko bambaye. Uramutse ugiye mu muhanda utambaye umwenda wabo, ugahagarika, zakugonga rwose, kuko zaba zigonze umusivili cyangwa umubandi. Umwambaro ukwita izina cyangwa ukakwambura izina. Ayo ni amategeko yo kwambara. Ushobora kwambara n'imyenda wambaye ubu, ariko uko wayambaye uti wisha amategeko yo kwambara, ukitwa irindi zina. Nibi nambaye mbihinduye uko myambaye, mwanyita izina. Mfashe karuvati nkayishyira mu mikondo y'ipantaro nkayikenyeza, umukandara nkawushyira mu gatuza, nimutekereze uko mwanyita. Wiki? Ubwo niswe nde? Nziziki? Nziziki? Nzizi imyambarire. Iyo wishe itegeko runaka witwa izina naka. Ako kantu gatoya ngoze, ni umukandara narawiguriye,
na karuvati ni yanjye, ariko munyise umusazi kubera iki? Kubera uko ngenje uko nabyambaye. Hari amategeko y'imirire, amategeko y'iminywere. Nigishije abantu ndababwira ngo nta mwanda ubaho. Iki? Wiki? Murabyemera? Nta mwanda uba. Isomo riratangiye rero. Murabyemeye, murabyanze? Wiki? Nta ubaho. Ubahe? Mumbwira ahantu umwanda uba. Umwanda utuye he? Muri kunsubiza se? Nta mwanda ubaho. Ikibaho ni ugushira ibintu, ni ikintu kitaraho gikwiriye kuba cyose kiba gihindutse umwanda. Ariko umenya mutangiye kwemera. Ikintu cyose kiraho kitagomba kuba, andika ngo egari, bihwanye n'umwanda. Uraje impaka ashira akaboko hejuru. Iyo twariye isombe, iyo twariye iki? Tukayimira, ariko hakagira isigara he? Mu menyo. Isigara ari isombe, isigara ari umwanda. Bazanye n'ibishyimbo. Uramutse ufashe amata ugasukamo ifiriti n'ibivuzo, ni amata n'umwanda. Ushizemo iki? Urayanduje amata, uyashizemo umwanda, ntabwo ushizemo isombe. Ukuvuga ngo ikintu cyose kitaraho gikwiriye kuba kiri ni umwanda. Ni ikintu cyose cyisa amategeko yaho kuba kiri. Ibi mbabwiye bibaye ukuri. Mutekereze n'ibindi washira ahantu nubwo byaba ari ibintu by'agaciro, ukabishiraho bidakwiriye kuba, ntabwo birakomeza kuba uko biri, biraba bya bindi twavuze. Mbega ko Imana nayo ari nyagahunda, ikunda gahunda. Ugeze iwawe, ikintu cyitwa umwanda kiri iwawe ni ikihe? Icyo uvuga ngo ni umwanda ni ikihe? Si ikintu kiraho kitagomba kuba. Uramutse uguze ibirayi bakabihata, maze ibirayi bahase bakabishira ku meza, ibihatizwa, biracari ibirayi ni umwanda. None se ugiye mu isoko ugasanga abacuruzi bavuze bati reka twanguhirize abakiriya bacu, reka ibirayi tubihate, basange bihase, usange babihase wabigura, ariko ntabwo mucubije. Usanze ibirayi babihase bisutse hari n'ibitoke bagejeje bate babitonoye, imineke bakorohereje batumva
batumva abakiriya bacu ntibakwiriye kujana ibi bishishwa hehe kuko bibabera ku mwandi wabo. Ubwo rero bagasanga murajyana imineke gusa, maze ibishishwa kuko ari umwanda mukageza mute ugabisiga aho ngaho. Iyi mineke iragurwa wiki. Umugabo umwe yaje gucuruza ubuki butangaje bwiza cyane. Yageze mu ishyamba, hari ubuki bwitwa imbigo, ubuki bwiza cyane. Agezeyo ati ubu buki ntabwo ndabusiga. Ashaka icyo arabuzanamo arakibura, arakibaguza. Ashaka ibibabi by'ibyatsi byitwa ibigaragara by'iwacu, hari ibiti bigeraga amababi meza. Maze yari afite akenda, yari akenyeye n'igikabutura cye gishaje cyari kiraho cyarabaye ikutu, ibikabutura bya kera. Maze aragifata igikabutura cye, afunga imashini amaguru, ayazirikaho umugozi, arayadadira, asasama ibibabi, asukamo ubuki. Aba arabuzanye rero. Dore bwari ubuki bw'igitangaza mwabana. Ubuki abutereka mu isoko. Arahamagara ati bavandimwe, noneho bwa buki mwarabuze. Dore nabuzanye rwose. Bwa buki bwo nakuye mu mbigo nabuzanye rwose. Abari barabubuze bose barahurura, none burihe? Ntabwo ari ngobo. Barebamo bakabona n'ubuki, ariko buri hehe mu gikabuto. Mbabaza ikibazo, ubuki se ubundi si ubuki nyine? None bwazize iki aho buri? Ikibazo cyavutse. Nshuti zanjye, ikintu kiraho kidakwiriye kuba gihinduka iki? Umwanda. Mbese uraho ugomba kuba uri. Imana ikubona ko uraho ugomba kuba uri. Uko washize ikintu ahantu, ikoti ntutaryitera ukarikenyera, amasogisi ntuyashira inyuma y'inkweto, ikariso ukayishyira inyuma y'ikabutura. Nubwo ari ibyawe bikaba binameshe, biraba umwanda wateje. Wishe amategeko y'imirire, ubuzima urabwangije. Wishe amategeko y'imyambarire, ubupfura bwawe urabushenye. Amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Hari amategeko y'umuhanda, mwebwe rero muyazi neza. Uramutse ukuyeho amategeko y'umuhanda, izi modoka muvuga nta nimwe yagenda. Hariya mu mujyi bazirekuye, bati ngaho bo feruje ntazo, umuntu wese ushaka kugenda nagenza ate, nimwihute mwese. Mwahita muhagarara mwagenza amaguru. Zahagarara zose zikareba mukazivamo. Nta nimwe yava hiri. Niwanyu mu rugo aho muba, buri wese afite aho yicara, yagenewe kwicara. Buri wese afite aho aryama, yagenewe kuryama. Mufite aho mwerekeza imitwe, aho mwise ku musego. Nabajije abantu, none madamu, uramutse washashe uburiri bwawe, umugabo wawe akagutanga kujya kuryama, ati ndananiwe ndagiye, uransanga we naryama. Ugasanga aho washize umusego ni washize amaguru, kandi aho wageneye imirambizo ni washize umutwe. Ubwo rero urahagarara, ntabwo urahita uryama nawe.
uramubaza ati ariko ni ibiki byabaye wa mugabo we ibi akakubwira tumva umva madamu, iki gitanda ni icyacu, n'iyi nzu ni iyacu, nawe uri uwanjye, nagize umudendezo ko ndi iwanjye ndyama uku nguku, ahubwo nawe ryama muri uyu mudendezo. Ntabwo uyu mugore araryama, ahubwo aratekereza ati uyu mugabo ibyo byagenje bite byivanze nturi kumwumva se ko ari agategeko gatoya wangije uko kakugenje. Aramutse asanze wihuse ukarura ibyo kurya ugashyira ku meza, ukazana ibikombe birimo igikoma n'icyayi nanga ibindi munywa simbizi ugashyira ku meza, ugasanga uyu mugabo cya gikoma agisutse mu birayi no mu muceri, yasombe isosi yawe amuzane ayishyize mu gikombe aho igikoma cyari kiri, uhita uvuga utumva mbega umugabo wacanganyikiwe. Ntiwumva yuko n'amategeko y'iwacu mu rugo utayangiza ngo bishoboke? Buriya no mu ngo zacu hari amabwiriza tugenga. Wenda hari mu banyamujyi mwebwe niho mwabikora, ariko nta mugabo ukwiriye kumenya umunyu usigaye. Ngaje mugore munyereka umunyu usigaye. Hari abashinzwe kureba umunyu usigaye bakaguha raporo. Hari izina bakwita ujye urareba kandi ukose ngureba agasigaye. N'umudamu wawe n'umukozi wawe umwambuye umudendezo wo gukora ibyo agomba gukora. Iwacu mu cyaro babita abagezi. Kandi mu cyiciro cy'umuryango umubyeyi azabigisha nanga akazabigisha ikindi gihe. Umugabo mubi arakugerera, ntaguha umudendezo mu byo aguhaye. Arakubaza ati ikiro cy'umunyu nangahe? Ni 50 ngaya. Kiro cy'ibirayi nangahe? Ni 150. Uragura ibiro 3 ngaya 300. Akambaraje urabizanamo kagura ngahe 20 ngaya. Igihe umugabo azare kukubarira muri urwo rwego nta cyizere azaba gufitiye. Umwanditsi umweretse ngo akwiriye kumwe amafaranga y'umudendezo, akareba ko uwo mugore azamenya kugera no kujera ibyo atunze. N'abakozi nuko ngo mumenye ko ari inyangamugayo, muzabare kuri umutekano, mubarebe mubigishiriza aho ngaho. Ibyo ntibindeba, ariko icyo ni ikinshitse ntikindeba, ntabwo kiri mu isomo ryanje de wapi. Mbese niba amategeko y'imihanda n'amategeko y'igihugu ari ingenzi, amategeko y'amabanki, amategeko y'igihugu, itegeko y'ibihugu bitandukanye, ntabwo tugira amategeko ahwanye. Iyo twambutse mu bindi bihugu tubanza kubaza ngo mbese amategeko y'ino agenda ate. Nigeze gukora ishyano, ndaryita ishyano negiko nari mfuye, nihaye umudendezo. Hari mu mahanga iyo ku bibuga by'indege nangwa handi hari ahantu burira baja mu tuzu hejuru two bararindiriramo indege, hari za tapi zimanuka n'izizamuka, abagenzi ingendo murazizi. Noneho tapi izamura abantu yari irimo abantu benshi, yari iriho abantu benshi batonze ikirongo. Je ndi kumva nakererewe mfite utuntu twangushe, ndeba tapi imanuka. Ntirero uko biri kumanuka kuriya, jewe ndaje ndidunda aho ndasimbuka,
ntabwo kirenda kumanura mba ndahasimbukiye, kijya gukurura nsimbukira hejuru, ngiye kubona nsimbukiye ahantu hatatu kirahagarara, ariko ndebye imbere ku kibambasi mbona amatara yari umuhondo ahindutse umutuku. Ijuru ryaratabaye, hari abashinzwe gukurikirana ibibaye byose. Nabonye umupolisi wo mu kibuga cy'indege aje yirukanga arebe ibibaye kuri iyo mashini. Ubwo byose byizinze byagomba kuza byafunze, imashini yasunitse byanze. Umupolisi yarasimbutse aramfata ajugunya nkiriya nkubita ku kibambasi, araza aramvamvanura naguyeyo, arambwira ati uruwahe, uri iki, urinde ko ushatse guteza ibibazo mu kibuga, wari upfuye. Hari hake imashini ubwayo akariyigukuraho, kandi yari kugukuraho ikujyana muri puberi. Yarira gusya rwose. Rero cunga amategeko y'umuhanda, cunga amategeko y'imirire n'imiryamire yiwawe, cunga amategeko atuma ubana n'abandi, n'ay'igihugu. Cunga amategeko y'igihugu. Ukwiriye kumenya amategeko y'igihugu cyawe, ukwiriye kumenya amategeko y'igihugu cyawe, ukamenya n'amategeko agenga ibihugu muturanye, kuko uzajyayo. Njya mbaza abagabo benshi b'iwacu nkababaza ngo mbese bagabo, imipaka y'u Rwanda yose muza hiba, ko tutajyaga mu mahanga nkawe twajya kwenda y'iki? Reka mureke imipaka. Ku ntara murahazi ko nta kibazo nzagira kwa guverineri najya kwenda y'iki? Ku karere ibyanje birangirira ku murenge. Ku murenge ugerayo ryari nagize ikibazo, ukumva ntabwo ari uburwayi. Umuntu muzima uri mu gihugu cye agomba kumenya ahantu inzego z'ubuyobozi zose ziri. Umunsi umwe bahinduranije abagitifu iwacu hashize igihe kirekire. Ngiye kuzavayo, nagiye mu materaniro, bati gitifu wa mbere yaragiye, haje undi. Ndakamagira na karuvati, ninjira mu biro bya gitifu. Uragenzwa n'iki wa muturage we? Mubwira izina ryanje, ndangije. Uragenzwa n'iki? Naje kukureba. Uje gukora iki? Nje kukureba. Bambwiye ko twabonye umuyobozi mushyashya. Ntabwo rero ndenda kuzasubira mu materaniro hirya no hino ndakubonye. Nta kibazo ufite, wazanywe no kundeba ndi. Mfite umudendezo wo kuza kukureba. None ubu ndakurebye, ndakumenye, niduhura nzamenye uwo mbuye nawe ngo ni gitifu. Nta bayobozi bacu ntaje kureba ngo mbarebe, uhinzi ushinzwe amashyamba nje kukureba. Ninja gutema igiti nzaza kukureba ngo ni wowe, mbwira uburenganzira bwo gutema igiti cyanjye. Menya ubuyobozi bw'igihugu cyawe, iryo ni itegeko rikureba. Niba uri n'umwizera, ufite umudendezo wo kumenya neza umukuru w'itorero wawe. Ibyo nangiye kuvuga nzabivuga ejo mu gitondo.
ndabihinduye nzabivuga ejo mu gitondo. Nta cyiza ngo kwitondera amategeko y'igihugu cyawe. None se niba amategeko y'igihugu cyacu n'ay'umuryango n'ay'imirire n'ay'imihanda n'ay'imibereho isanzwe tugomba kuyitondera, Imana yo yaturetse aho gusa ntiyashiraho ibitugenga hagati yacu nayo. Niba mwampaye umusomyi rero cyo natangira somi, mwumve umudendezo uterwa n'amategeko. Ezekiyeli 20:11. Ezekiyeli 20:11. Mwumve umudendezo, amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Kuki Imana yatanze amategeko? Ezekiyeli 20:11. Maze mbaha amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye, amina, ari yabeshaho ugenje ate? Genda wica amategeko y'umuhanda urebe kurabaho. Nyaruka hariya ndakurahiye, nyaruka hariya wica itegeko ry'umuhanda urebe ukurabaho. N'Imana niyatuma abariho babaho, tuzabaho ku rwego rw'amategeko. Nta kintu na kimwe kiriho kitariho mu rwego rw'amategeko. Iby'Imana yaremye byose nabyo yabihaye amategeko. Nahuye n'abahinzi b'ibirayi bikoreye ibirayi bimeze bagiye kubitera. Nahuye n'abahinzi b'ibijumba bo bikoreye imigozi batikoreye ibijumba. Amategeko agenga ubuhinzi bw'ibijumba n'ibirayi aratandukanye. Uramutse uhinze imbuto y'ibirayi iri guhenda, nawe ukagenda ugahinga, n'umuhinzi w'ibijumba agahinga hariya akaba yikoreye imigozi y'ibijumba, nawe ukikorera imigozi y'ibirayi ukaja gutera, ku musaruro uzamwara. Ntabwo dukwiriye kwica amategeko. Iyo wishe rimwe ryo muri ayo, umva uko Yohana yabivuze, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:6 ugeze uwa 6. Iryo ni itegeko ry'ubuhinzi rito yavuze. Umwe ateye ibirayi bimeze, nawe ugatera ibijumba ukuye mu isoko, ntabwo muzasarura umusaruro ungana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:3 kugeza uwa 6. Kwitondera amategeko. Ikitumenyesha yuko tuzi Yesu ni iki? Icyo ngicyo gihagije ko tuyitondera. Uyitondera ahamije ko amuzi. Uri kuvuga ngo aramuzi ntiyitondera amategeko ye, abaye umubeshi n'ukuri ndi kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urwo rukundo akunda Imana rutunganirizwa muri we rwose. Icyo gice gihamya ko turi muri Kristo. Kandi rya tegeko rirasohora ryo mu Baroma 8 ngo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yakobo mwene nyina wa Yesu yavuze amagambo igice cya 2. Yakobo mwene nyina wa Yesu, mwumve neza, Yakobo mwene nyina wa Yesu yavuze aya magambo. Urwandiko yanditse igice cya 2:10 ugeze 11. Amategeko tuyumvire tumaramaje. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yayacumuye yose. Uwavuze ati ntugasambane, ubwo rero yaravuze ntukice. Nudasambana ariko ukica, uzaba ucumuye amategeko yose. Uvuge kandi mugwe n'abajya gucira urubanza
mujye muravuga kandi mukore n'ibikorwa, ariko muzi ko mubikora nk'abagiye gucirwa urubanza n'ayo mategeko. Ayo mategeko nayo umudendezo. Reka mbabwire, nashaka rekere hariya gusoma, reka mbabwire abantu b'Imana, aya mategeko y'Imana nayo umudendezo. Itegeko rikubujije ntugasambane. Urebye abantu basambana akaga bafite, urebye akaga abajura bafite, byose babikorera nko mu mwijima bihishe, ntawujya ku karubanda. Abaroma 7, Pawulo yandikiye Abaroma, amategeko yandikiye Abaroma igice cya 7. Mwumva Abaroma bari bakeneye amategeko nabo se. Abaroma igice cya 7, soma uhere ku murongo wa 12. Uvuze ngo iki? Noneho amategeko nayera, buriya na buri tegeko rirera riratunganye, ni iry'ukuri, ni ryiza cyane. None se dutekereza ko icyo cyiza gihindutse urupfu kuri twe? Ibyo biragatsindwa. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragaze uburyo ari kibi. Kuko cyakoresheje icyiza kuzana urupfu, amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi. Burya amategeko aduhishiye ibanga rikomeye. Buriya amategeko aduhishiye ibanga rikomeye. Nimwumve interuro uko ayisomye, nimwumve iyo nteruro, ndashaka ko muyumva neza abicaye aha mu rusengero. Noneho amategeko nayera, noneho amategeko arera. Ongera usome twumve. Noneho amategeko nayera, noneho amategeko ni amatagatifu, kandi na buri tegeko ni ritagatifu, ndetse rirakiranuka kandi ni ryiza. Noneho se kubera ko kimujije gukora ibyo nishimiraga, icyo cyiza cyera kimpindukiye gupfa, ibyo biragatsindwa. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu. Ngo amategeko ahishure neza yuko icyaha ari kibi kiri mu bugingo bwacu. Tubanze turebe iyo nteruro. Iki cyaha cyari kiri hehe se? Amategeko agaragaje icyaha. Kiriya cyaha cyari kiri hehe? Cyari kiri mu muhanda uhura nacyo? Oya, amategeko nayera tumaze kuyamenya yahishuye neza ubugome bwacu. Maze rero noneho twumva turapfuye, kuko itegeko rihishuye ububi bwacu. Hari interuro basomye muri iyi minsi yarantangaje, ngo abantu bari bafite wenda inzu barayubatse nabi, ipavomye nabi, itagororotse. Noneho bageze aho ngo bagura amatara yo kurabagiranisha aho hantu. Ni kubona byumvise ngiye. Maze bagura amatara rwose yo mbese ngaje rabagirana aho hantu, umaze babona ni heza cyane. Maze amatara barayamanika ahantu hose, maze barayacana rwose. Uyu mwanditsi yaranditse izi nteruro ngo mbega ukuntu hahantu habaye habi cyane kurenza uko hari hameze kera. Mbega ukuntu none ububi butari bugaragara bwagiye ku karubanda. N'amategeko rero ameze ngo kumanika amatara mu nzu y'umwanda.
buriya inzu y'umwanda uyishyizemo amatara nto yaba nziza, kuko amatara yahishura umwanda wayo. N'amategeko rero yahishuye umwanda uri muri twe. None se amategeko niyo abyaye umwanda? Hoya, iri tegeko niko riri kuvuga rero, rirasomwa. Umwanda wari uri muri twebwe, amategeko aje ahishura umwanda wacu, tuba tumeze nk'abapfuye. Kera nagiye mu nzu y'abasirimu, nari niviri iwacu mu cyaro, niyambara inkweto cyakora zari nziza, zari ziteye siraje, ariko nafite amasogisi. Ubwo rero yashigaje utuntu two hejuru tw'umweru, nari nayameshe pe, ariko ari akantu k'umweru kasigaye, ariko amano arimo iri imbere byarapfumutse, n'igisi cyarageze cyaracitse. Tuba tugeze mu nzu y'abasirimu rero, kandi twasirimutse n'udushati twiza nuko. Isaha ibirageze, abinjiyemo bose kabone bari gukuramo inkweto. Mba nibutse yuko murenda kunseka buriya. Mba nibutse yuko ndazikuramo igitsina mano bikagenza bite, bikagaragara. Umubyeyi wacu yabyaye umwana, nuko amurebye abura uko aramwita, amwita Byabara uwasaze. Byabara uwasaze. Ubwo rero iyo nkuru nyirangirije aho ngaho. Iyo nkuru nyirangirije aho ngaho inshuti zanjye. Amategeko rero yahishuye ububi bwacu. Amategeko nayera na matagatifu, ahingutse mu mitima yacu asangamo ikinyuranyo, maze twumva ikimwaro kirahingutse. Ubwo rero ntabwo ikibi giturutse mu mategeko, dore ahubwo ikibi kiri hehe? Kiri mu mutima wanjye. Pawulo cyitumuza none amategeko nayera, ariko wasoma nkabyumva neza di. Komeza usome no hepfo twumve. Yes. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe kamere yanjye irimo. Dore mfite amategeko y'ibyaha niyo ari mu bugingo bwanjye. Ubu ndayobewe mbaye injiji, ndashaka gukora ibyo nshaka gukora ariko bikanga. Buri ibyo ndi kwanga nibyo ndi gukora, kandi ubwo ndi gukora ibyo ndashaka. Ubwo muri nje harimo kwemera amategeko ko ari meza. Pawulo agiye ngo ku ruhande, mwumva handagiye kwirukira. Ubwo rero ntabwo ari je ubu kibikora, ni icyaha kiri kumbamo. Nzi yuko muri nje, ko muri kamere yanjye, uko navutse nta cyiza cyabamo, ariko mbora nifuza gukora icyiza. Ikibi nanga ko aricyo cyiza kugikora ntako. Dore icyiza ndi gushaka singikoze, icyo nanga nicyo nkora. Noneho rero ubwo nkora ibyo nanga ngiye ku ruhande, ntabwo ari nje wabikoze, ni icyaha cyo gatsindwa kiri kumbamo. Mbambonye yuko amategeko ari kunyifuriza gukora icyiza, ibi bikaba bintanze imbere. Nishimira Pawulo, mu mwumve neza, nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona iri tegeko ryo mu ngingo zanjye indwanya itegeko ry'ibyaha byo mu mategeko byo mu ngingo zanjye. Kandi Pawulo nawe izi nyandiko zawe Pawulo, abantu batitonze ngo babanze gusenga byakomera. Uyu Pawulo mumwitondere, mumwumve neza. Buriya Pawulo na ba Petero baramutinyaga, batinyaga imyandikire ye. Basomaga inzandiko za Pawulo bakabanza gutuza bagasenga, batumva uyu muhanga yanditse ate. Uyu mugabo yahoze ari umufarisayo, yari yarize amabanga y'ubufarisayo yose. Uyu yari umusirikare, kandi yari umuroma, kandi umwisirayeli, yari umuhanga mu by'amategeko, yari umuhanga muri byose.
nicyo gituma azi gusobanura uburemere bw'umutimanama n'umutima wa kamere, akabitandukanya iyo bihuye n'amategeko y'Imana. Muri kumva ari kugira izindi ngingo, akongera agahakana ngo si njyewe ukibikora, ni icyaha kimbamo. Muraza kumva umusozo we. Noneho mbonye ishyano. Ni urugamba rudacika. Aho ugeze hose iryo tegeko rigusaba kuba ngo, ube ngo, mera ngo, mera ngo, mera ngo, mera ngo, mera ngo. Noneho mbonye ishyano. Ari gutabaza Pawulo. Ninde Pawulo? Muri kumva ko afite iki? Hariho Pawulo, hariho n'umubiri. Yishizemo abantu babiri. Abo twigiye hamwe amasomo ahangaha, twasanze umuntu w'Imana muri we habamo abantu bangahe? Batatu. Iyo ukiri uw'isi uba uri umwe wenyine. Iyo wakiye Kristo aguteramo umuntu wa kabiri urwana na wowe. Maze rero mu buyobozi bwa Mwuka Wera, iyi Pawulo iri mu ntambara y'ubuyobozi bwa Mwuka Wera, akiyumvamo ibyo ari kurwana nabyo kandi nabyo biri muri we. Noneho umva ko agiye kuvuga. Mwumva umuntu wa gatatu muri we. Imana ishimwe. None aratubanje ngo ninde wangiza uyu mubiri untera urupfu? Uwakubaza ikibazo. Ubu Pawulo yerekanye iyi nteruro yonyine yerekanyemo karimo bangaye. Aratabaje, ninde wangiza uyu mubiri untereke? Noneho hariho umubiri, hariho na Pawulo ushaka gukira. Umva neza, hariho umubiri, hariho na Pawulo ushaka gukira. Ubwo abo ni babiri rero bari kurwana. Uwahamagaye ninde rero? Ninde wangiza uyu mubiri untera gupfa? Umva wagiye guhamagara wa gatatu. Imana ishimwe. Imana ishimwe kizaje nkiza kubwa Kristo Yesu. Ruvuga ngo hari se mubiri wavutse kwa Adamu uhara mu ntambara y'umwuka. Hari Pawulo wakiye agakiza ahamagawe na Yesu. Sawuli, Sawuli, urandenganiriza iki? Urinde mwami nkakwizera. Ni Kristo urenganya. Pawulo basadutsemo kabiri. Agiye kurwana na Pawulo wa mbere, agiye guhagarara muri Pawulo wa kabiri, kandi nta wundi uzamufasha keretse Kristo wenyine. Ngicyo icyo amategeko akora mu mutima ushaka guhinduka. Amategeko aradushorera akatugeza kugutabaza Kristo. Amategeko ashorera kamere yacu akayihondagura, akayikubita, tukabona ishyano, tukaboroga. Iyo turi mu mwuka w'Imana, amategeko araduhonda kandi aduhondera kutweza no kudukiranura. Reka mbabwire inshuti yanyu, amategeko nayera n'amaziranenge. Uyirengagije yirengagije n'ubuntu bw'Imana. Inshuti zanjye, hari umugabo umwe waje ashaka kujya mu ijuru uwo mwanya. Matayo 5:17. Tugiye kujya mu ijuru. Reka twumve icyo Yesu avuga mbere yuko tujya mu ijuru. Matayo 5:17 kugeza 20. Matayo 5. Pawulo aravuze ngo Kristo Imana ishimwe ko izaje igiza ku bwande ku bwa Kristo. None se Yesu aje gukiza Pawulo, amategeko ayakureho, Pawulo asigarana umudendezo. Muze gutega amatwi. Pawulo ngo Imana ishimwe kizaza kunkiza, Kristo azankiza. None Kristo azakiza Pawulo akuyeho amategeko. Igisubizo ni Yesu uragitanga. Nitekereza ko naje gukura amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, naje kubinonosora. Yaje kubisohoza ngo bigere ku ntego yabyo. Noneho rero Yesu muri Pawulo araza gusohoza amategeko mu mutima we, ngasohore neza, kuko Kristo wamwakiriye. Kwitondera amategeko biroroha. Nshobozwa byose na Kristo mbimbaraga. Tudafite Kristo nta tegeko na rimwe tubasha gusohoza. Ndabarahiye, ndongeye ndabarahiye, uko ari amategeko 10 ukuyemo rimwe imbere y'ubugingo, bye bye. Ntabwo Kristo
azaza kugukiza ngo uruhuke amategeko, ahubwo azaza kuyasohoza, kuyateramo, kugira ngo muri wowe habemo urugingo rwitondera amategeko, maze uhabwe umudendezo. Soma twumve. Kandi ndababwira yuko kujya ijuru n'isi aho bizashirira ntazava inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho nzasohoreza byose nkabirangiza, amategeko azakomeza kuba ariho n'uyu munsi wa none aracashikamye. Undi abaraje rero, uzica rimwe ryo muri ayo, naho yibwira ko ryoroheje hanyuma yandi akaba agenda kwigisha, agashinga idini rimeze rityo, agashinga idini ryigisha itegeko ngo nubwo twavanye muri mwe nta kibazo, agayigisha n'abandi kugenza nkawe, mu bwami bwo mu ijuru ntazakandagirayo. Ariko uzayakomeza akayigisha abandi, ndamaze uwo ni nje maze nduri, maze akayigisha n'iki n'abandi. Ubwo nawe uvuge uti nanjye ndamaze, uti ni jyewe. Ubwo mvuze nje sinkuvuze nawe ivuge, kuko twese tuzivuga tugeze mu ijuru tuzagira ibyivugo. Akayigisha n'abandi. Reka nze mbere kibanga, fata biriya yawe tugiye mu rindi banga. Maze umuntu umwe rero abaraje, niwe yarafashe mu mufuka simbizi, abaraje aza kuri Yesu ati okay, Matayo twagiye, Matayo 19:16 ugeze 19, abaraje afashe mu mufuka. Ngewe nshaka kujya mu ijuru, ndashaka kujya mu ijuru, weho undungira agatoke ndagiye. None mbwira nkora iki ngo nzajye mu ijuru? Ndaje nigiriye mu ijuru, ndarijamo nte? Soma. Maze umuntu azahwari aramubaza ati, mwigisha mwiza, kondi mwiza. Umva uko avuga, kondi mwiza, nkaba nkora ibyiza, nshigaje ikihe cyiza ngo nigire mu ijuru? Igitangaza ngo uyu musore yaje kwirarira, ngo yaraje kwigereranya na Yesu, ngo yarari kuvuga muri we ku mugaragaro, ngakavuga ngo mwigisha mwiza, mu mutima we ngo uburyo umeze nkanjye ko nanje ndi mwiza. Ngo yaraje kugerageza Yesu ngo arebe ko hari ico barutanwaho, arebe ko hari ico murusha. Ngore ciza ki? Soma twumva. Ngore ciza ki? Nawe aramusubiza ati, ugitira iki mwiza? Uranyitira iki mwiza ko nawe utari mwiza? Umwiza ni umwe wenyine, n'Imana yonyine. Ariko nushaka kugera ku bugingo, genda witondera amategeko. Musubiza ati, uvuza yahe? Musubiza ati, ntukice, tugasambane, kandi ntukibe, tukabeshyira abandi, kandi ube so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nguko wikunda. Umuhungu aramubwira ati, deja terminé, ahubwo uri kunsubiza inyuma. Uyu musore yaje ari intungane, winsubiza inyuma, aho uri kumbwira navuyeyo, ayo yose. Umva ubujiji afite. Yesu yamushiriyemo interuro y'ubuhanga, nicyo akagombye kwitondera ngo yumve. Yesu yamubwiye ngo genda ukore ibi, ntukibe, ntugasambane, tukashinja abandi ibinyoma, kandi agerekamo interuro uvuga ngo ya mategeko ayagarukamo mu mbumbe, ati kandi ukonde mugenzi wawe nguko wikunda. Umusore ati, ibyo nabirangije kera nkiri umwana, nabyigiraga iwacu, ahubwo mbwira iby'abagabo, mbwira iby'abakiri, mbwira ibintu by'abagiye mu ijuru, mbwira iby'abana nize ndi umwana, mbwira iby'abagiye mu ijuru. Ayo nara yarangije, mbwira iby'abataha juru. Maze Yesu amwereka iby'abataha juru. Yesu aramubwira ati, maze nushaka kuba uwejejwe, maze genda ugurisha ibyo utunze ubiha abakene, ubwo niho ibyawe biratashe mu ijuru, uze twigendere mu ijuru. Yumvise iryo jambo, agenda afite agahinda ndikica akagera mubi. Agenda afite agaki,
umuntu ugiye mu ijuru yari agifite agahinda. Umuntu witondeye amategeko yose y'Imana, ariko amategeko y'agahinda ntarakayageraho. Kristo mu mategeko 10 iyo yarangije ubusigaje amategeko y'agahinda rero. Paulo yari umufarisayo, yitonderaga amategeko yose uko ari 10, ariko amategeko y'agahinda ntarakayatsinda. Agahinda kahoraga muri we. Ninde wangiza urupfu ruterwa n'agahinda? Uyu musore agahinda yatahanye niko kari kuzamwica. Amategeko arera, amategeko aratunganye. Reka tuyasome twihuse tuyaririmba nk'indirimbo. Zaburi 119. Mureke twiririmbire noneho rero. Twagiye Zaburi 119, soma uhere ku murongo wa 86. Twagiye isomo ryacu turarishoje we. 119 uhere ku murongo wa 86. Ugende rwose. Ibyo wategetse byose ni umurava. Bangenjesha ibinyoma ntabara. Yes. Bashigaje hato bakandimbura mu isi, ariko sinareka amategeko wigishije. Unzure nguko imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere ibyo wahamije. Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe mu ijuru rihora rihamye. Ariko umurava ni iki? Umurava ni iki nshuti? Umurava ni iki? Umurava ni iki? Umurava wawe uhoraho ibihe byose. Umurava ni iki? Umurava ni iki? Ni ubutungane. Umurava ni ubutungane. Ikintu cyitwa umurava, hari abantu benshi bajya ngo ni umwete. Wapi? Umurava ni ubutungane. Umurava wawe uhoraho ibihe byose. Nibyo. Wakomeje isi igumaho. Amategeko yawe niyo atuma byose bibaho. Byose biragukorera. Iyaba amategeko yawe atariyo munezero wanjye, cyagihe mba narishwe n'agahinda. Ibyo rero ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije. Niyo atumye nzuka mba muzima. Nduwawe nkiza ndondora. Nduwawe nkiza kuko ndondora. Ariko abantu b'Imana, hari ikintu cyatugoye muri iyi minsi. Kuko ndondora, nari navuze ngo tuyarondore, muranga. Mwaranze ngo tuyarondora abantu b'Imana. Kuko ndondora, ariko ejo tuzayarondora. Kuko ndondora, nukudondora nukurondora. Kuko ndondora amategeko wigishije, ndayarondora, ndayavuga. Reka twumve. Abanyabyaha baje bategereza kundimbura, ariko nzita ku byo wahamije. Narebye yuko ibitunganye rwose byose bifite aho bigarukira. Haleluya. Ariko amategeko yawe niyo magari cyane. Iri jambo rijatuma ntekereza ikintu cyitwa inyanja. Ibyiza byose bifite aho bigarukira, ariko amategeko yawe yo ni magari cyane. Umunsi umwe nageze ku nyanja, ndahagarara ndayitumbira, ubwenge burazima. Nta muntu urebaga inyanja agakomeze kugira ubwenge yari afite ayirebye bwa mbere. Inyanja iteye ubwoba. Ni bangahe bageze ku nyanja, ku mwaro w'inyanja, kuyihagarara iruhande? Aba bantu inyanja urayireba ubwenge bukazima. Ntuyitekereze nk'ikiyaga wabonye cya Mugesera, ntutekereze nk'ikiyaga cya Kivu niba kigezeho, ntutekereze na Victoria nayo ni nini. Ndakurahiye
inyanja ni ikiyobyabwenge, ariko ngo nubwo nabyo ngo bifite aho bigarukira. Reba ikindi, indege iraguruka hejuru amasaha 8 nangwa 9, indege ku mazi hejuru amasaha 8 cyangwa 9, kandi nabwo yanyuze mu cambu. Hari aho zitahirahira ngo zihanyure ko ntizagaruka. Inyanja ni ikiyobyabwenge, ariko nubwo ari ngari imeze ityo, nayo ifite aho igarukira. Noneho umwanditsi hano ngo ariko amategeko yawe yo ni magari cyane, aruta n'inyanja ubunini, ubugari. Umva ngaraba magari we. Twagiye 97. Amategeko yawe nyakunda ubugeni. Ariko mwumve kuko ubundi mwambe mukiye, niyo nibwira umunsi ukira. Twagiye ngwiki, ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banje ubwenge, kuko bihorana nanjye iteka. Uvuze ngwiki, ubwo ntufite ikibazo? Uriya muntu afite ikibazo ngo afite ubwenge buruta ubwo abigisha be bangahe bose. Ubiterwa n'iki kugira ngo ugere hose? Kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Abyumvise? Kuko ibyo wahamije ndaje mfite ubwenge buruta ubwo abigisha banje bose. Yatangiriye kuba bituma ndusha abanzi banje ubwenge, mbarusha kujijuka. None harazamutse n'abigisha banje bose mbarusha ubwenge, ndajijuka kubarusha. Twagiye ugeze no kubasaza se, kuko nyine itondera amategeko. Umva ngo n'abasaza, ariko rero uyu muntu ngo ndajijuka nkarusha n'iki n'abasaza. Umva agaciro k'amategeko karakuzamura ukarusha abanzi bawe ubwenge. Uzi yuko iyo witondera amategeko abanzi bawe ntubarusha ubwenge, uba warajijwe uri kubeshya. Icyerekane ko amategeko y'Imana ari mu bugingo bwacu, nuko abanzi bacu tubarusha ubwenge. Maze rya somo rigasohora ngo umwanzi wawe nasonza umugenzi uteye, umugaburire nagira inyota, umuha cyangwa, kuko nubigenza utyo uzaba umurunzeho amakara yaka. Mu yindi mvugo ngo uzaba umuhaye inshingano imuremereye cyane, kuko abona ko ari handitse cyane, ni ibintu bigeze kure we ntiyabisingira ngo abigereho. Ayo ni amakara, si amakara yotsa umubiri ngushye, ni amakara twika ubunyacyaha. Twagiye mwibuke ko ikirenge mu mvugo gihanuzi ari umutima. Njya ndinda ibirenge byanje inzira mbi zose. Amina. Simva mu mateka yawe, ni wowe mwarimu wanjye. Amagambo yawe aryohera ubugeni mu nkanka zanjye. Arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigisha ampesha guhitamo. Inzira z'ibinyoma narazikwepe zose. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, niwo mucyo umurikiraho nyura. Nararahiye mba ndabikomeje, nicyo cyatumye mbatizwa ko nzitondera amategeko yo gukiranuka. Ndababazwa cyane, unzure ku ijambo ryawe ryanyigishije. Uwiteka nkwinginge, emera ibyo umutima wanjye uvuga, ni urukundo rwabinteye, kandi sinzareka amateka yawe. Ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Abanyabyaha baje bantega ikigoyi, ariko simbasha kuyoba amategeko wigishije.
ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka. Ibyo byishimo by'umutima wasoma amagambo ari ku murongo w'126. Igihe cyo gukora Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko wigishije. Cyo gituma nkunda ibyo wategetse, ndabirutisha izahabu n'ubwo ari nziza cyane. Atunganye. Imana ikumugisha buri kiyaho. Kandi nanga inzira z'ibinyoma zose. Inshuti zanje, turashoje, tugiye gusoreza kuri iyi ngingo y'112, ariko yo turayisoma duhagaze. Muhaguruke rero, muhagarare. Nanje ndahagaze. Ufite ikibazo cyo guhagarara kubera umwana afite cyangwa indi mpamvu, nakomeze yicare, ariko turamusaba umurongo w'112. Umusomyi wanje nawe usoma tuje, abara gufata mu mutwe, awufate neza. Twese uko tungana muri mugoroba, kuko tumaze kumva ubuziranenge bw'amategeko, tugiye gufata icyemezo. Icyemezo kiri mu ijambo ry'Imana, Zaburi 119 umurongo w'112. Turashira ikiganza cy'iburyo hejuru, arasoma dusubiramo. Ikiganza hejuru, twese turavuga dusubiramo. Shize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe. Nshize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe. Iteka ryose kugeza ku mperuka. Iteka ryose kugeza ku mperuka. Ongera. Shize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe. Shize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe. Iteka ryose kugeza ku mperuka. Iteka ryose kugeza ku mperuka. Imana ibidushoboze kubwa Yesu Umukiza wacu.